Muraho muri uyu mwanya tugiye kwerekana uko wakora verification cyangwa se KYC ku rubuga rwa StormGain ku babisabwe. Mu biganiro byacu byatambutse nibwo twerekanye uko uru rubuga rwa StormGain rukora. Ku batayizi, StormGain ni urubuga rucururizwaho ukaba wagura cyangwa ukagurisha imitungo mvunjwa faranga idafatika, crypto assets. Ariko umwihariko wayo nuko ushobora kuba wabona sinyare cyangwa sigino kuri za coin zikunzwe nka Bitcoin, Ethereum, Kanda, Litecoin n'izindi zigiye zitandukanye. Ikindi kandi bo bashobora no kuba bakuguriza amafaranga menshi cyane y'umurengera ugakora ubucuruzi byitwa leverage trading, aho ushobora kugeza kuri leverage ya 500 iri hejuru cyane. Kuri demo trading baguhereza ibihumbi 50 by'amadolari kugira ngo wige gukora trading. Ikindi ushobora kumininga Bitcoin ku buntu wagira amadolari 10 ukaba wayabikuza. Birakunda. Nyemere rero tugendane muri iyi nzira yo gukora iyi verification ku babisabwe. Nkwibutsa mbere verification ntago yakorwaga, bashoboraga no gukora deposit nkuko nanjye nabashije kuba nabikora. Niba utarinjisha kuri uru rubuga rwa StormGain ushobora kwifashisha link twatanze muri description ukiyandikisha. Gusa ndakugira inama yo kubanza ukareba video twakoze isobanura iyi StormGain yose niki yaje ryari, ni bari bayizanye. Yego yaje mu 2019 ariko ni byinshi cyane ukwiye kuba wamenya ibyiza n'ibibi byayo ukabimenya mbere yuko bakoresha uru rubuga. Kuri verification rero reka tugendane. Urakanda hano handitse MOA. Iyo hakanze rero mu gihe uri gusabwa gukora verification uhita ubona nyine akantu ka verification. Ego hariho akantu gasa nk'umutuku, ariko niyo wenda wakanda kuri crypto yari yose kuryo ubugiye kubikuza kanze kuri wallet bahita bagusaba gukora verification. Icyo usabwa rero nta kindi ni identity document cyangwa se irangamuntu yawe ndetse n'icyemezo kigaragaza aho ubarizwa. Ukanda rero kuri verify. Ego urukubona niyo ugiye gukora deposit nyine ahanga iyo babigusabye kuyikora ntibikunda. Kenshi babagira ngo bitewe wenda n'inzego ziba zigenzura aba brokers, yaba ari muri ama trading anyuranye, yaba ari crypto, forex n'ahandi, gutyo bagira ngo nabo bagendane n'amategeko yabo. Hano rero icyo dusabwa ku verify identity ni irangamuntu, ifoto yacu, selfie ndetse n'icyemezo cyaho tuba. Biroroshye cyane, mu minota itarenze 10 uba ubirangije. Igihugu nyine uhitamo Rwanda, nabonye Uburundi nyamuneka nta burimo, ariko ubwenda tuzabakorera ubuvugizi turebe, tuzabaza bano bo muri StormGain turebe. Identity rero urayifotora, ni byiza wenda ko wayifotora isa nkaho itambitse kugira ngo igaragare yose. Ugitwanda hano kuri document readable, is readable. Ego document irasomeka neza. Iyi idasomeka urongera ugakanda hano kuri retake photo. Ego niyo kanze kuri hano rero bahita bakugeza ku gice cya kabiri ugafata no backside of ID. Ufata cya gice cy'inyuma nyine kitaba kiriho ifoto igaragara neza. None tugahita tujya kuri selfie rero. Selfie nayo irihuta cyane nyamuneka. Ego ugashyiramo isura yawe neza muri ako kantu, aka kantu gasa nk'akaziga kugashyiramo. None ugomba kuba ufite internet navuga yihuta. Niba ufite internet igenda gakeya cyangwa se idahagije ushobora kubona ama error message cyangwa se yewe ntibibe byanakunda. Ego iyo birangiye rero duhita tujya kuri proof of address cyangwa se proof of residence. Ari nacyo kintu wenda gishobora kuba kiri gucanga abantu benshi. Hano ikintu cya mbere ugomba kumenya dore ibyo bemera: bank statement, kwa kundi nyine bank ukoresha yerekana ibikorwa byawe aho bityo naho uherereye bikaba byagaragara. Utility bills ubwo haba harimo umuriro w'amashanyarazi, akaba harimo internet cyangwa se ibindi bintu nyine ukonsoma, ku buryo icyo kigo uramutse ugiye kucyaka nyine izo bills z'uburyo ubyishyuramo bashyiraho address y'ahantu uri, noneho hariho na kashe, icyo cyangombwa kiba cyuzuye. Hakaba harimo internet cyangwa se cable TV, house cyangwa phone line bills. Ego hano ntumve ngo ni phone bills arizo zose, no, ni zimwe zikoresha cyangwa se ziri fixed phone line bills. Tax returns, ego ubwo batanga imisoro. Council tax bills, government issued certification of residence cyangwa se gutya guverinoma cyangwa leta yawe iba yaraguhereje icyangombwa cyaho uherereye. N'ibindi none hano hari ibyo batemera rero, ama screenshot ntago bayemera. Mobile phone bills, ego izi ni telefone ngendanwa nyine. Wenda niba ukoresha nka telefone ngendanwa ukabajya nko kuri ku kigo cyawe kiguhereza iyo service itubaguhereze bills, izo ntago zemewe keretse zino ziri fixed cyangwa se ntagendanwa.
hanyuma receipts for purchases nabyo ntibyemewe, insurance statements nabyo ntibyemewe. Hano rero mu gihe ufite bank nyamuneka uragenda ukababwira okay mumpe bank statement, ikindi kigomba kuba kitarengeje amezi 6, not older than 6 months. Ubwo nyine ugomba kubaho nibura wacyatse muri ayo mezi 6, ushobora kugenda ukacyaka nonaha hanyuma ukagenda ukagifata. Nk'urugero ikintu cyoroshye cyane nanjye nicyo nakoresheje bank statement, ibiriho address uragenda bakayiguhereza nyine bari igipapuro noneho ukagifotora igihe kiba kiriho address. Iyo hariho address ituzuye ubwira bank yawe bakagushyiriraho bakagushyiriraho address yuzuye. Address yuzuye no kuvuga iba igizwe naho uherereye, agace uherereyemo, hakaba hariho nimero y'inzu, hakaba hariho yewe na nimero y'umuhanda, ndetse n'ahandi hantu navuga wenda nk'intara cyangwa se state, hari umujyi gutyo. Haba harimo duce, amazina y'uduce tubiri, ubwo wenda niba uherereye nka Kicukiro ariko muri Kigali birumvikana ko ariho wakandika, ariko ugahita wandika n'iki na nomero y'inyubako yawe. Bino iyo utabizi rero cyangwa wenda uba nk'ahantu ku muhanda wenda urugero aho bawe nta muhanda uhagera, iyi mihanda nyine bifite ama address, nawe ushobora kugenda ukabwira bank ugashyira imibare yari yose ipfa kuba igira gute, ipfa kuba igaragara neza. Wowe muntu rero utazi ko address yuzuye ndetse inemerwa ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu buryo buri standard uko iba imeze, urugero rworoheje ushobora kuba wagenderaho amazina yawe, urugero wenda Kanyarwanda Gerard niko uyu muntu twamwise, noneho Giporoso 162. Giporoso byerekana agace nyirizina atuye, murabizi ko Giporoso iherereye muri Remera. Hanyuma uyu mubare w'162 ni nimero y'inzu. Wowe ushobora kubaza ese nimero y'inzu ko ntayo ngira bimeze biti? Hano ushobora gushyira umubare ushaka no ukagenda kuri iyo bank yawe cyangwa se ahandi muri address uza kubasaba ukabibabwira bakabyandika gutya nyine. Muri address ni gutya bimeze, Giporoso 162 ubwo ni nimero y'inzu. Noneho KK Sad Road Remera Road, ubwo wenda n'urugero ntago mvuze ngo wenda uyu muhanda exactly ni gutya address zayo zimeze, gusa izi ni address z'umuhanda cyangwa se street address. Nacyo kiba kigomba kuba mu bigize address y'ahantu umuntu aba yuzuye. Noneho Kigali byerekana wenda state cyangwa se province uburimo cyangwa se wenda umujyi munini. So address yawe rero ugomba kuba igizwe n'ibi bintu nyamuneka, amazina agera kuri 2, cyangwa se na amazina 2 kuko hano harimo Giporoso ndetse na Kigali, nimero y'umuhanda street address ndetse na nimero y'inzu 162. Iyo ushaka kujya kuri bank yawe, njye nagiye kuri bank mbereka address nshaka ko bampereza kuri bank statement, barayimpereza, niyo nkoresha. Nawe rero nakubwira iki niko ubigenza. Noneho kubifotora urabifotora nta cyoroshye nkabyo nyamuneka. Noneho ugakanda kuri document is readable n'ubundi nk'ibisanzwe. Hanyuma hano bahita bakubaza bati is the document you scanned double sided? Hano ubwo bakubaza se wenda document yawe ese yanditse ku bice bibiri by'urupapuro, bwari ku bice bibiri, ushyiraho yes, noneho ugafotora ikindi gice cy'urupapuro cyangwa se niba ari amapaje arenze imwe. Hanyuma niyo ari page imwe rero ukanda kuri no ugakomeza, ukanda kuri no ubundi ugakomeza, nta kintu na kimwe kiba kigoranye nyamuneka. Rero iyo ubirangije ibi byose ugomba kujya ahantu hari connection ihagije. Bisubiremo, ugomba kujya ahantu hari connection ihagije. Identity document, selfie, proof of address byose mukona ko biri under review cyangwa se biriho biragenzurwa. Noneho barakubwira bati system nyine iriho irabigenzura. Rero ngo ntuve kuri iyi page, twabyubahirije ariko ntago byarengeje iminota 5 nyamuneka, urategereza ujya ahantu hari connection ihagije, nicyo nakubwira. Hanyuma utegereza ho tubakubwira bati verification status completed, yarangira no wakora ibindi byose, wakora deposit byose ndetse na message twayibonye kuri email batubwira bati nyine byarangiye. Mbega ushaka no ubwo niba washaka gukora deposit wayikora, withdraw byose. Nyuma yo gukora verification rero ushobora gukora wakora deposit. Abenshi dukunze gukoresha nyine USD, ariko USD nyamuneka hano hakoreshwa ERC20 cyangwa se blockchain network ya Ethereum. Kandi ngi urebe niba ukoresha za Binance bashobora gucharginga amadolari ari hejuru ya 3-4 gutyo. Rero nje hano coin nakoresha ndetse nkoresha kuko niyo bagukata fees byoroshye, yitwa Litecoin.
Litecoin fees yayo iri hasi cyane, yaba ari kubitsaho hano yaba ari no kubikuzwa hano kuri deposit. Ubwo ushaka wenda ushobora kujya kuri exchange yawe hanyuma ugakonvertinga ama USD dufite muri Litecoin, none akaba ari yohereza make. Hanyuma nama Litecoin 0.0072. Bino rero uko bingana hano aya ma Litecoin uko angana uri kubona ni amanyarwanda 746, ariko dushyizwe no mu madolari United States dollar na amadolari 0.36. urumva ari hasi cyane. Rero hano nuza kushaka gukora deposit, ikiza no kwakoresha Litecoin kuko fees zo gukora deposit nyinshi cyangwa Litecoin gukora withdraw nko kuri Binance cyangwa se ahandi ubusanga n'ubundi naho abari muri 0 n'utundi duce tw'amadolari, nta nubwo biba bigeze ku idolari rimwe geranyije no kwakoresha ERS20 byaba bihenze cyane. Ikiza no gukoresha Litecoin kimwe no gukuramo, nyamuneka niba ndamfite hana ama USDT ndayavunjamo ajye mu ma Litecoin, none nirangiza inkore gute nkore withdraw, nabwo bagukata ibitageze ku idolari rimwe. Mu gihe no gukoresha USDT bazagucharginga menshi. Litecoin niyo shwa ya mbere, ariko hano hari n'indi yitwa Stellar. Ushobora gukoresha Stellar ukora deposit ndetse ukora na withdraw, hanyuma ugahita ubikonvertinga nyine mu ma USDT. ni ibintu biba byoroshye cyane. Niyo experience maze kuba nabona. Ikindi nyine mining ni buri nyuma y'amasaha 4 ukaza ugakora mining igize amadolari 10 uyakoresha trading. Inyungu ubonye muri ushobora kuba ibikuze cyangwa ugakomeza gukora trading icyo ushaka cyose. Ikindi hano gukora trading ushobora kwifashisha signals ziba zatanzwe cyangwa se ugakoresha mu buryo bwawe wenda hano kuri home page ziba zihare, ariko hano uje kuri signals from ChatGPT naho haba ari amapere meza cyane waguhitiyemo. Zino zo bari coin nyinshi ushobora kuba wagura, dore nk'izi ngizi na ama coin wagura bari nk'ama pairs. Rero ikintu cya diversification wenda best opportunities nabwo bari zindi coin hano wenda ni imwe, ariko iyo ushaka uzano kuri with signals, hano kuri with signals none ubona coin zatanzweho ama signals gusa. Ikindi bafite na Telegram channel yabo, wenda mu gihe ubonye hano signal ntuzi igihe yatangiwe, n'urugero na hano nka Ethereum urayibonye ntuzi igihe yatangiwe. Hano kuri Telegram ho nyine uhita ubona igihe signal yatangiwe. Rero mu gihe ubonye signal arigenda uhita ukanda hano kuri apply signal, ariko nawe muntu utazi wenda kureba byinshi cyane kuri signal, ntabwo uzi ibintu byinshi cyane kuri technical analysis, hano ushobora guhindura ama indicators, ushobora kubikorera mu y'amasaha, iminota se n'ibindi, cyangwa se ama time frame, ariko turaza no kugenda ku ma indicators. Hano uri kubona wenda igihe yatangiwe adushyira nko muri ngi iminota 30, tukubona ko hashizagahe rukubona byari ku isaha y'isa 8 kuri tariki 30 isaha y'isa 8 rukubona nibwo batanze iyi sell cyangwa se short signal. Rero rukubona haciyeho amasaha rwose, kandi kuva icyo gihe nyine yagize gute Ethereum yacu yabaye nkaho imanuka. Rero ushobora kuzuga twinjira mu isoko, kandi rukubona ko candlesticks zitangiye guhinduka, ariko nanone ushobora kwita ku kintu cya support ndetse na resistance. Kadushyira wenda ku isaha, kuri time frame y'isaha. Hano turamutse wenda dukurikije support na resistance, twabona ko Ethereum yacu ishobora kuba yageze kuri resistance. Resistance ni wa murongo coin cyangwa crypto cyangwa se asset yari yose, wenda ni stock se cyangwa se n'amafaranga. Abacuruza forex barabizi asset cyangwa urugero hano turi muri crypto iriho irageraho igasa nkaho nyine irushwa imbaraga n'abariho barajya gute, n'abariho barashaka ko imanuka cyangwa se abayigurisha ikongera igasa nkaho imanuka. Rero rukubona iri kuri wa murongo twakita ko ari resistance. None tise wenda ishobora kuza kugira hehe, hano icyo twita support. Support naho ni handi biri kugenda ikamanuka igasa nkaho imanuka, ariko nanone bikarangira bigenze gute, bikarangira yongeye igasa nkaho ihita izamuka. Urugero hano rukubona ko yari yazamutse, hano ihita imanuka, hano yazamutse, ariko igeze hano isa nkaho imanutse. Rero igeze hano ntago yakomeje kumanuka, ahubwo kubera ko yahise ihagira support, yahise abona support ikomeye cyane itongera irazamuka. Rero hari amahirwe menshi yuko yaba yazamutse yageze hano kuri resistance,
ikaba yongera ikaba yagira gute ikaba yamanuka nubwo wenda abashobora kuba ikintu icyo twita ngo ni breakout aho ikujijisha nka igiye kumanuka ariko igasa nkaho yongera ikaba yazamuka. Izi signal rero nta signal nimwe cyangwa se strategy ni trading strategy ahari ho hose ushobora kubona wavuga ngo iri accurate 100% cyangwa se ni 100% ahubwo ni igereranya nawe ugashingira nyine kuri ibingibi mu bumenyi wenda butari bwinshi so umuntu aba afite kubyendanye na technical analysis nawe ukaba wabasha kugira gute ukaba wabasha applyinga iyi signal. Ikindi hano nyine harimo aya ma indicators, trading indicators urugero nk'izimwe mu zikunzwe kandi zagufasha cyane. Iyi ngiyi yitwa stochastic RSI ni nayo nari nasizeho mwese naho ko ushobora kuba wayishyira none ukagira gute ukaba wayikoresha. Iyi rero uburyo ibimeze, iyi stochastic RSI yacu rero yamaze kuba yageraho. Iyi ngiyi ifite values kuva kuri 0 kugeza ku 100. Hagati ya 0 na 30 tuvuga ko asset cyangwa se wenda crypto kuko ariyo turimo yabaye oversold akaba ari igihe cyo kugura. Noneho hagati ya 70 ndetse n'100 tuvuga ko noneho yabaye overbought ari igihe cyo kongera kuba yagurishwa. Icyo gihe ari gukora short ariko noneho akabamo n'ama extreme cases urugero nko munsi ya 20 tuvuga ko noneho ari opportunity nziza hagati ya 20 kumanura kugeza kuri 0 ndetse no hejuru ya 80 kuzamuka kugeza ku 100 bari extreme cases aho ushobora guhita ufatira opportunities. Ese iri kuri 90 ni igihe kiza cyo kugurisha. Ese iri ku 10 hano kuko ugenda hano ubona aya ma values nicyo biba bivuze. Iyi rero ushobora kuyikoresha ugakoresha moving average ugakoresha MACD byose hano biba biriho. Ikindi nyine ubwo wenda uzagenda usobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye kuzanye kurikirana iyi channel yacu n'ibindi. Hano abariho bid ndetse na ask n'ibihe biciro abantu bari kuguriraho ndetse n'abandi bagurishirizaho kareba na quantity iba ihari ndetse ibintu bifasha no muri liquidity. Ikindi hano ku makandos ushobora gukoresha izinyuranye hello candles high kenashi ari nazo abenshi wenda bakunze kuba bakoresha. Hano yishaka niba wenda ushaka nko kwa applyinga signal kwa applyinga signal reka dukande nko kuri XRP gusa wenda ntago dusubiramo ngo support na resistance n'urugero hano bayitanzeho nyine buy signal. Ego ndabona ingi ashobora kubashize wenda ni saa 7 so katurebe byari mu masaa 6 gutyo cyangwa se byari mu masaa 6 ku gicamunsi saa 6 zuzuye kari muri ukona kuko yahise izamuka. Urumva hano nk'abayiguze rero abari bari tayari urukubona ko bagize gute babonye inyungu ishimishije. Rero hano biba bisaba nyine urebe se yatanzwe ryari, ese isoko rimeze gute, ni down trend ni up trend, ibintu nk'ibyo ngibyo, ese support and resistance imeze bite cyangwa se areas of value. Ukabona ko hano yazamutse cyane rero ushobora kuyigura wenda igeze nkanga ugasanga habayeho ikibazo. Ugomba kwita rero kuri signal urugero wenda niba ushaka nko kuyigura cyangwa se kuyapplyinga ukanda hano kuri buy. Noneho hano muri kubona nyamuneka twarabivuze nyine nta nimwe ushobora kubona ifite 100% profitability probability cyangwa se amahirwe bishobora kubaho. Ibingibi ni biri ku kigero cya 64 n'ibice 5%. Hano rero ukanda wenda kuri apply signal hano bahita bikwereka ese ushaka kuinvestingamo amadolari angahe. Urugero wenda kuba ko tudashaka gushyiramo aya yose ushobora guhitamo 10 ibyo ukoresha capital iri hasi. Hano iyi signal ushobora gukoresha leverage igera ku 100 ariko wirenze 10 wenda 5 it's better ni nziza cyane. None hano tugashyiramo stop loss ndetse na take profit. Ni byiza cyane kuba wabishyiramo bino umucuruzi wese agomba kuba yabishyiramo. None urukubona hano ni price. Hano wenda niba koze na risk ukavuga uti ushobora kugera kuri iki giciro reka ngishyiremo mu gihe nkizi kimwe ariko wenda ushobora kumanuka reka nshyiremo igiciro runaka. Wenda bino biravanze ushobora kudahita ubimenyuka kandi hano kuri amount ze ni nunguka wenda nunguke angahe. Urugero wenda hano niba dusizeho 3.5 cyangwa se wenda kadushyireho 3 ntacyo 3.5 hanyuma ndano ni duhomba wenda kaduhombe 1.5. Hano ntacyo byaba bitwaye cyane ugakanda kuri save. Hano ushobora gushyiraho ibyo ushaka byose ibi wabihindura gutyo kandi hano kuri save. None wenda waba ushaka kugura rukubona no tugiye gukoresha amadolari 100 muri rusange ko dushoye 10 yacu hanyuma tugurizwa nandi bwikube 10 bwayo dushyizeho ubwo yose n'amadolari 100 tugiye gushyiraho. Leverage nyamuneka ibiri risk cyane. Niba ukiri umutangizi muri trading wabigenza gute ukoresha iri munsi ushobora gukoresha 5 kangahe se gutyo. Hano ukanda kuri confirm buy
ubwo uba uguze signal yawe ukayibona, ni ibintu biba byoroshye cyane. Trading by'umwihariko tuzayigaruka hano nyine uburyo kuri StormGain ikorwa nawe, ku buryo ushobora kuba wayikora kandi ukagira gute ukabona profit. Ibyo tuzagenda tubwirwa mu biganiro byihari. N'utandikisha kuri StormGain ushobora kwifashisha link twatanze muri description ukiyandikisha nawe nyine ugakomeza gukurikira ibiba bigezweho mu isi ya cryptocurrency. Reka ngushimire bafashe umwanya ukareba iyi video, mwibutsa nyine niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Menya ikore kuri no kuzujya kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Mwari kumwe nanjye Mr. Buda, Imana ibahezagire.